n'umugore gushaka byahindutse. Ubwo rero umuntu asubiye inyuma yakwiseka ariko burya uzi ko ndi n'ikibwa bya bintu byose nyirukankizamo bitujije ubusa. Umwana niwe upfuje ibintu. Umwana rero y'umwana mutoya kera n'igihe utwana dutoya najyaga nsetse umugore akana kakagira gutya kakakwigana ngo karimo karangiza kajya mu makora akandika ngo n'akana gato ntabwo abazi ibyandika yarangiza akabitwanyagura byose n'ibipapuro akabitwangiza akagira ibyariye. Rero niko umwana amera nyine n'indi kuko muri ibisazi birari cyangwa se ibisazi bike muri aka kana bigiye utunze nabi amakaye yawe yayashwanyaguza yose niko byari bimeze ndabyibuka. None se niba ntabaye ikibwa mbaye nk'akana k'agashwi kataramenya ubwenge. Duhereye kuvuga ngo kubaho k'umuntu n'undi kunda mugenzi wawe nk'uko kubera ko ubuzima bwawe amahoro yawe kubaho kwawe ni mugenzi wawe. Twigiye inyuma tujya mu ntangiriro. Intangiriro ni umugabo n'umugore ndetse tubona uretse Adamu na Eva Imana yishyiriye aho ngaho ku buntu ntacyo batanze. Abandi twese turakoboka turapfukama. Hari umukobwa ujya kuzana baramupfukamiye amavi yarahinze nk'ay'ihene. Amavi yarashyize ipantaro zaratinze akabigira umwaka umwe ushyira ibiri gashyira warapfuye amagara ushaka uwo mukobwa. Imana ikagusubiza iti mujyane ndetse ukanabikora neza ku murenge ugasezerana ukajya no mu rusengero. Imana ikamukwegurira ngaho ujyana ukirohotsa ukabona kwinjira muri cya gipangu wavunikiye akakizanamo ibirenge byonyine gusa nta n'urumiya yagitanzeho ari wowe wakivunikiye gukunda umuzanye. Bigenda bitengo hashira umwaka ubone ni mubi. Mufashe icyo kintu mugifate. Iyo bavuze ihohoterana mu miryango bitera agahinda bitera isoni. Buriya nyine nabivuze usabo abagore batabayeho abagabo mwakwiheba ntabwo mwakongera kwita abagabo. Abagabo batariho abagore bumva babaroga bagapfa ntibakongera kwitwa abagore. Buriya uri umurozi uvuga uti baragapfa reka mwandike gume neza njye mbaho umutaraza bose bagiye inama bakakwimuka bati ntushaka abantu usigara wenyine bwacya wiyahuye kubera ko wabuze abantu kandi wajya kugira gute ubaroga. Siko bigenda. Umuntu rero n'abandi kandi baravuga ngo n'ubundi sibyo umugabo umwe ngo agerwa ngo kuri ariko ntitukigwa ngo agerwa kuri nyina kuko byarimo gupfobya abagore. Ariko mu by'ukuri umugabo umwe nta kigenda. Umugabo n'abandi abantu n'abandi sibyo. N'ikimenyimenyi ngo aho abantu babiri bahuriye bagira icyo baganira kizima ngo Imana igira gute irazi kabunganira pe. Nibyo rero ubwibyo rero nagira ngo rwose mbabwire ngo mumbabarire tugirane igihango kuva uyu munota niba washwanaga n'umugore wawe mbere y'uko dukora intambara yo kuza kunga imiryango ngo turaganiriza ngo abafitanye amakimbirane bavandimwe. Ndavuga ndi umuntu sindi igitangaza ndi umunyarwanda wavukiye mu Rwanda sindi umunyamahanga ndavuga ikinyarwanda cyumvikana. Ndavuga nk'umugabo nanjye nkamwe wagira ibibazo nk'ibyanyu ihanganire mugenzi wawe kuko waranabirahiriye. Ntago ari mushiki wawe umwana wibyariye kuko nawe yakunanira na mushiki wawe yakunanira sibyo. Washatse uwo mu wundi muryango ariko musezerana ko yaba muzima yaba arwaye mwaba mukennye mwaba mumeze gute uzubahiriza amategeko y'Imana n'ay'abantu sibyo. Muri za ngeso ze rero iga kumworohera hari ibyamunaniye sibyo. No muri za ngeso zawe niyige kukorohera sibyo. Noneho icyo ni kimwe ni mu bizakunanira kubera yuko ngo kamere ntikurwa na reka. Icyo ni icyambere. Hari ibizakunanira kubera ko nikumeze abikubahire akorohere nawe umworohere. Ariko hari icyakabiri ari nacyo kibanza muhe kado. Haleluya. Muhiki muhe kado ku mugore wawe kado ku mugabo wawe kado kugira ngo amahoro ahinde mu rugo. Iyo kado ni iyihe rero? Aratubwira ati sheri urankunda ndagukunda ariko mbabarira iki ngiki ukivuze cyangwa iyo ugikoze ndasenyuka nkarangira wampaye agakado kakire. Iyo kado wayimuhaye urayangiza
nawe akagusubiza ati iyo kado ndayiguhaye ariko buriya nanjye nubwo nabiguye ari ikintu kinshengura iki ngiki uzakireka. Iyo niyo kado ngusabye mu buzima bwanjye sheri ndayiguhaye ubundi mukiberaho mu mahoro ibindi mukabyihanganira. Mwamuhaye amashyi ko ndimo mbubakira ndimo mbubaka ingo zanyu urwanya ntacyo rubaye ariko nanjye munapfukamiye Imana amavi yarasenutse kugira ngo ndebe ko bwakwira bugacya turinze dusaza nawe uraheho ni nabi nawe urarya udurwara je nta kibazo dufitanye Imana idufashe tuzarinde turunduka ntacyo turawo. Ariko mu nshingano zanjye ntaraza no muri uyu buyobozi ibi nabibagamo niko tureba umugore wawe